Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, uyu munsi ndagira ngo tumenye indwara zose zishobora kuba zavurwa n'amababi y'amapera, kubera ko amababi y'amapera iyo uyatogosheje cyangwa se ukayasekura ukayakoramo umuti, ashobora kukuvura indwara nyinshi kandi zikomeye mu mubiri wawe utari uzi. Niyo mpamvu muri iki kiganiro nkurarikiye kubana nanjye kugera tugishoje, kuko uraza kuba uzi akamaro ko gukoresha amababi y'amapera wivura indwara zitandukanye mu mubiri wawe. Wenda nawe igisubizo cy'uburwayi bwawe ushobora kugikura muri iki kiganiro. Ngiye tugiye kubana ni Nathanael Fiabora, nkuha ikaze cyane wowe tubanye ari ubwa mbere, nkusaba gukora subscribe kugira ngo mu biganiro tuzajya tugenda tukugezaho ujye ubibona mu bantu ba mbere. Ikindi kandi umwe mwamaze gukora subscribe mukaba mubana natwe igihe cyose dushyizeho ikiganiro, ndabashimye cyane kandi mbifuriza kugubwa neza. Mwibuke gukora like, share ndetse na comment kugira ngo tubone ko muhora mudukurikira kandi muri abantu b'ingenzi cyane, rwose. Ikaze rero, reka twibanire dusobanukirwe ibyiza niba waryaga amapera ukaba uyarya mu buryo bw'imbuto, ariko n'amababi yayo afite umumaro ukomeye cyane, kuko afite ubushobozi buhambaye mu kuvura indwara zitandukanye bitewe n'ibinyabutabire bibonekamo. Hari ibyitwa antioxida. Antioxida nkwibutsa ko ni ibinyabutabire birwanya kuba umubiri warwara kanseri zitandukanye. Irimo amavitamine menshi ndetse n'ibyitwa tannis ndetse na flavonoide. Ibi byose rero bifasha umubiri guhangana n'indwara ndetse no gusukura amaraso, ibyo bikagenda bimera neza. Reka rero turebere hamwe zimwe mu ndwara z'ingenzi amababi y'amapera ashobora kuba yakuvura mu gihe wayakoresheje mu buryo bw'umuti, ukayasekura ukayateka mu mazi cyangwa se ukayatogosa muri ya mazi ukunda kwinywera mu buryo busanzwe. Icyo yagufasha mu gihe waba uyakoresheje, ikintu cya mbere rero, niba ukunda kuba unywa isukari nyinshi, cyangwa se ukaba hari uburyo wamaze no kuba waramaze kurwara indwara ya diyabete, ukaba isukari yarabaye nyinshi mu maraso, aya mababi kuyateka nk'icyayi, kuyateka mu cyayi mu mazi ukayanywa, aragenda agafasha kugenzura urwego rw'isukari mu maraso, cyane cyane ku bantu bafite diyabete. Hanyuma ushobora kuyateka nk'icyayi cyangwa se ukayanywa mu gikombe gisanzwe nk'uko wayatogosa, hanyuma ukayabikora mu gitondo ndetse na nimugoroba. Aya mababi y'amapera ni umuti uhambaye mu kugabanya isukari mu maraso ku bantu bafite diyabete, cyangwa se abantu mufite aho muhurira no gukoresha isukari kenshi cyane. Icya kabiri ni uko avura ibintu byitwa impiswi ndetse n'indwara zo mu myanya y'igogora, cyane abantu bakunda kugira ibibazo by'impiswi, cyane abana batoya. Umwana niba ari kuribwa mu nda, gucibwamo akituma cyane akagira impiswi nyinshi, amababi y'amapera urayafata ukayasekura ukayakoramo umuti uri konsantere, ukamuha umuti akanywa, ukamuha rwose nk'ibiyiko nka 3 niba ari hejuru y'imyaka 5. Ibyo bikagufasha gutuma umwana amera neza, akongera agafuma akamera neza. Hanyuma n'indwara zifata mu myanya y'igogora, ubwo navugamo nka angine, kura kubabara mu muhogo, kumva mu muhogo hakurya, gukorora bya hato na hato, kuba wumva akayi k'inkorora kadacika. Ibyo byose urabikora. Ushobora kubikora rero ukayivangamo n'akunyu kagikuka uri muri ya mazi wavanzemo amababi y'ipera, hanyuma ukabikora inshuro 2 ku munsi, nawe ubona igisubizo. Icya gatatu ni uko agabanya ibinure ndetse bya binure bigenda bifatanira mu maraso, aribyo bita cristaux de cholesterol. Iyo zabaye nyinshi byaragiye bifatafatanira mu maraso, abantu mufite ibibazo byo gutera nabi k'umutima, abantu mufite ibibazo byo kumva umutima utera cyane, mukaribwa mukagira umutwe ubarya ukuntu, ibyo byose bishobora guterwa n'uko amaraso atari gutembera mu mitsi
umutima wayohereje ukayohereza, ariko mu kuba yagaruka mu mutima ugasanga ntabwo bikunze bitewe n'izi cholesterol cyangwa se bya binure bigenda bifatanira mu mitsi, bikaba byatuma amaraso atagaruka neza, hanyuma umutima ugatangira gukora nabi. Ikindi kandi ugasanga umuntu arakunda kugira ibibazo byo kuribwa umutwe ndetse no kuribwa imitsi bya hato na hato, bitewe n'ibi bibumbe by'amaraso biba byagiye bifatanira mu mitsi, bigatuma umuntu atamera neza. Rero iyo ukoresheje amababi y'ipera ukayakoresha mu buryo bw'umuti, biragufasha cyane kuba wamera neza cyane. Icya kane, aya mazi avanze n'amababi y'amapera agufasha kugabanya uburibwe ndetse n'imihangayiko y'imitsi. Nk'uko nari mbivuze, hari abantu bakunda kuribwa imitsi cyane, bakunda kuribwa mu ngingo biturutse ku ndwara y'imitsi, cyangwa se biturutse ku buryo amaraso atembera mu mitsi. Iyo ukoresheje amababi y'ipera nk'umuti bigufasha gutuma utagira uburibwe bw'imitsi ndetse n'imihangayiko. Hari aho bibaho ugasanga nk'umuntu araribwa amaboko, amaguru, umugongo ugacika ukuntu, umugongo wo hasi, ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye, kokerwa ukumva nyine wakwishimagura rimwe na rimwe bitewe n'indwara y'imitsi. Akenshi biba byatewe no kugenda amaraso ahagarara mu mitsi, bigatuma adatembera neza. Uzakoresha amababi y'ipera nk'umuti, uyatogose cyangwa uyasekure, uyatogose abe concentre, nurangiza uyanywe nk'umuti rwose bizagufasha cyane kuba utagira uburibwe bw'imitsi ndetse no kuba wababara imitsi. Icya gatanu ni uko bikiza indwara z'uruhu cyangwa se ibindi bibazo by'uruhu. Niba ufite ibibazo by'uburwayi bw'uruhu, urwara ibiheri, ibisebe bya hato na hato, uduheri dutandukanye, ushobora rero gukoresha aya mazi y'amababi y'ipera nk'aho uyakoresheje nk'umuti, ukayoga ukanywa kuri uwo muti. Ibyo bizagufasha gusukura uruhu rwawe, usange n'umubiri uruhu rworoshye kandi rumeze neza cyane. Icya gatandatu twavuga ni inkorora n'ibicurane, arizo za ndwara zifata mu myanya y'igogora nyine, bitewe n'uko amababi y'ipera afasha kuvura indwara zifata mu myanya y'igogora. Nk'amapera rero afasha gukiza inkorora, ibicurane ndetse no gusukura umwuka. Uriya mwuka umuntu ahumeka ntuburimo akayi gatuma inkorora idakira. Ibyo biragufasha cyane. Urayateka ukanywa nk'icyayi inshuro imwe cyangwa ebyiri ku munsi, bikagenda bimera neza cyane. Icya karindwi ni uko bifasha mu gucunga ibiro. Abantu bagira umubyibuho wiyongera cyangwa se ibiro byinshi bikiyongera bitewe n'imibereho, rimwe na rimwe mu gihe cyose ushaka kugabanya ibiro cyangwa se udashaka kugumya kwiyongera k'umubiri cyangwa se kw'ibiro, kuko ibiro byinshi nabyo biremerera umubiri cyangwa se biremerera amagufa kubyikorera, ugasanga umuntu atangiye guhura n'ibibazo by'ububabare bw'amagufa n'indwara nyinshi ziporofita cyane umubiri ubyibushye. Ni byiza rero kujya ugabanya ibiro aho kugira ngo byiyongere cyane ukoresheje amababi y'amapera, kuko bifasha kuba byakurinda kuba wagira ibiro byinshi cyane. Ikindi twavuga nk'icya nyuma nacyo cya munani ni uko byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hari abantu usanga bagira ibibazo byo kubura amavitamine bitewe n'uko rero ibibabi by'ipera bikungahaye cyane kuri vitamine C, kandi vitamine C irafasha cyane kuba ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera, umuntu ntarwaragurike. Kandi aya mababi y'amapera arimo ibindi binyabutabire bifasha umubiri kurwanya izindi ndwara zitandukanye. Ubwo rero ni byiza kuba wakoresha icyayi cy'amababi y'ipera cyangwa se umuti wateguwe mu mababi y'ipera, bikagufasha cyane kuba utahura n'ubu burwayi ngo bugukoze hasi cyane. Hari uburyo rero bwiza bwo gutegura uyu muti. Urafata amababi y'ipera bitewe n'ayo wabonye, ibibabi hagati ya 6 cyangwa 10, hanyuma ukongeramo ugashyira mu mazi watogosheje, hanyuma ukabishyiramo nabyo wayakuye ku ziko, warangiza ukareka apfundikira hagati y'iminota nibura 10 cyangwa 15.
hanyuma iyo ubirangije ibyo byose ushobora gushyiramo umunyu mukeya wa gikukuru, hanyuma ukaza kuza kuyungurura, hanyuma ukajya ubikoresha ari amazi y'akazuyazi bisa nk'aho bishyushye, ukabikoresha nibura 2 ku munsi. Niba ufite ikibazo kimwe muri ibyo twahoze tuvuga haruguru, bizagufasha cyane kandi uzatanga ubuhamya kuri iyi channel Nathaniel Afiabora, kandi bizaba ari iby'agaciro cyane. Amababi y'ipera ni impano karemano ifasha umubiri mu buryo bwinshi. Icyakora ni byiza kubigiraho cyangwa se kubigiraho amakuru, ukaba waganirije na muganga mbere yo kuyakoresha, cyane cyane ku bantu bafata imiti ya buri munsi, imiti isanzwe y'uburwayi budakira. Ni byiza kubanza kuganiriza muganga. Ari nayo mpamvu nkusaba gukora comment, ukajya utwandikira igitekerezo cyawe. Nomero yanjye biri muri description, ushobora kuyikuramo ukajya unyandikira kuri WhatsApp ukambwira uko ubitekereza cyangwa se uko wumva we wabikora, kuko hari benshi tujya dufasha binyuze muri comment kandi ibintu bikagenda neza cyane. Niba rero wari icyo wakuye muri iyi video ukaba wabanye nanjye, kandi ndagushimye cyane rwose, ibuka rero gukanda like, hanyuma udusigire n'igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma ukore share kugira ngo n'abandi babone ibiganiro wabasangije byiza by'ubumenyi nk'ubu ngubu. Kandi niba utarakanda kuri subscribe ari ubwo bwa mbere warubanye natwe muri iki kiganiro, bikore none kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu by'ubuzima kuri iyi channel Nathaniel Afiabora. Mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe.